njya gukora iriya ndirimbo nayikoze bitewe n'uburyo akarengane kagiye gakorerwa abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu barimo n'inshuti zanjye z'urungano n'abaturanyi twari duturanye aho iwacu ku musozi wa Gacu bose bagiye bicwa n'inkotanyi ariko uyu munsi bakaba badafite uburenganzira bwo kwibuka no kwibuka abishwe nta burenganzira bafite bwo kwibukwa abiciwe nta burenganzira bafite bwo kwibuka ababo nta burenganzira afite uyu munsi bwo kugira ngo mbe nagenda ndirire inshuti yanjye Musoni twiganye muri pirimeri twaragiranaga inka twakinanaga umupira twakundanaga twagendanaga ahantu hose uwo mwana w'umuhutu wishwe n'inkotanyi akicanwa na se akicanwa na nyina akicanwa n'abana n'abavandimwe nta burenganzira afite bwo kumwibuka si wowe wonyine nari n'ibyo nigiye mbona uretse nk'uko baturanyi b'iwacu nakurondorera amazina y'abantu baho iwacu inkotanyi zarimbaguye ndetse urugo rwa data inkotanyi zikaruhindura irimbi ry'abahutu kuko zafashe abahutu zasanze hafi aho twari duturanye zirabazana zibicira mu itongo ry'iwacu kugira ngo nahoze nkubwira yuko twebwe iwacu twari abana 8 dusigaye turi 2 data na mama nabo bose uko ari abantu 8 bo mu muryango wanjye abo bose bazize jenoside ari data ari mama bose bari abatutsi bose bazize jenoside bishwe n'interahamwe ariko inkotanyi zije nazo zikora andi mahano zikora ibikorwa byo guhora yica abahutu benshi hari nk'aho wumva mvuga ngo Ruhuha Kindama n'ahantu muri Bugesera ni ahantu hahoze hari ibiro by'akarere ka komine Ngenda ahantu hahoze hari ibiro ya Ngenda hari ibigo bitaga bya Iga sinzi niba ubyibuka hirya yaho rero hari ishuri rya APED iryo shuri rya APED ryari ishuri ryisumbuye inkotanyi rero zimaze kuhafata zatumiraga abaturage mu manama ibyo bitaga ngo ni amanama y'akanya gatoya ariko mu by'ukuri abantu bakaza baje mu nama bikarangira bitabye Imana aho rero bahiciye abantu b'abahutu batari bakeya bari bararuje bari bakuye mu byaro byo hafi aho ngaho ya Ruhuha barabica bamaze kubica noneho nyuma uziko intwari yaje kugaruka mu Rwanda abasirikare bo muri Ghana ubwo bashakaga kuza aho ngaho kwakambika inkotanyi muri ya mayeri yazo zifata abantu zari zaratabye muri ibyo byobo zirabataburura barabatwika kugira ngo basibanganye ibimenyetso kuko abasirikare bari bagiye gukambika hafi aho ngaho batazabamenya wenda atazabagira umuturage wabaha trace bakazabimenya zirabatwika ingenda bivuga kubera ko icyo gihe kuva 94 95 kugeza 96 nko mu kwezi kwa nabaga aho ngaho hafi aho hari ikigo cya orphelinat cy'imfubyi za jenoside cyayoborwaga n'ababikira b'Augusiratrice umwe rero muri ababikira akaba yari Masenge nabaga muri kuva y'ababikira ariko yense urumva ko nk'umuntu mutoya nta kintu nabaga ndi bukore mu babikira kenshi nakundaga kuba nibereye aho kuri orphelinat hamwe n'abana b'imfubyi b'ishuti twaniganaga mu mashuri naho rero mvuga ko nabonye ubwicanyi nabonye bamwe nyimuryo bahuto bishwe mu rwego rw'agashinyaguro none uyu munsi rero ukaba ubona ko Kagame we adashaka yuko abahutu bishwe bo bagira uburenganzira bwo kwibuka ababo cyangwa se no kubashyingura nkaba mbona ko rero nta bwiyunge nyabwo bushoboka mu Rwanda igihe abahutu biciwe badashobora kuririra ababo kubera ko nta byumvore n'bigeze kuririmba nta muntu ushibuka ku giti cyangwa ku gihingwa abantu twese turabyarwa mu by'ukuri njyewe nk'umuntu wabaye imfubyi ufite imyaka 12 nzi uburyo akarengane karyana nzi uburyo kuba imfubyi bibabaza kubura ababyeyi bibabaza akaba ariyo mpamvu numva mu gihe muri 94 nanjye nari nkeneye umuntu wamvugira igihe narenganaga nk'umututsi numva nanjye abatutsi nk'abacikacumu nkangurira urubyiruko kugira ngo narwo bigire imbaraga zo kugira ngo tuvugire urubyiruko rw'abahutu cyangwa se n'abahutu bazize ubusa kuko interahamwe yari yaramaze abantu inkotanyi zikayica iyo ngewe kuri ngewe rwose nta sinayiririra n'isegonda
ariko umuhutu wihanganye igihe abandi bicaga bishimye we yarangiza akabyamagana inkotanyi zikamugorora kumwica, numva ko uwo muntu kutamuzirikana twaba tubaye abagambanyi. Umwana w'igitambambuga wari uri ku ibere rya nyina inkotanyi zasogose cyangwa zikamurasa amasasu, uwo kutamuririra ni uko nanjye ntabamo agaciro ucura bwa mama wari ufite imyaka 2 wishwe muri jenoside yishwe n'interahamwe. Kugira ngo tugire ubwiyunge nyabwo nuko abahutu nabo bagira uburenganzira bwabo bwo kwibuka ababo biciwe. Njye nk'umucikacumu nkumva rero nakangurira abacikacumu gufata iya mbere, ntitugire isoni zo kubivuga kubera ko inkotanyi zica abahutu ntabwo twari twazitinye ngo ziduhorere, nta nubwo zabikoze mu izina ryacu. Bisha abantu ku giti cyabo, abakwiriye kubibazwa ku giti cyabo, ntibakabyitwaze bumve ko bagomba kudutwara muri iki kigare ngo bakujije ngo bakwereke ngo baraguhoreraga. No, kuko biriya birabinzika. N'abacikacumu babwire n'urubyiruko rw'abacikacumu uyu munsi abo tungana barimo barashaka, barimo barabyara, babwire ko urwango Kagame ari kubiba na zanda umunyarwanda ze nta kindi kintu ushobora kuzabyara uretse jenoside yindi cyangwa n'andi mahano. Akaba rero ariyo muri urwo rwego navuze ni reka ndirimbe iyi ndirimbo yitwa Kamama mbavugire. Ndumva niba Kagame ataragize isoni zo kwica abahutu, ntabwo ari njyewe nagira isoni n'ubwo waba guhagarara hirengeye ngo mvuge akarengane bakorewe. Murakoze. Urakoze cyane Kalisa.